cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Tania na mama we bari berekeje kubona kwita ngo numufasha nangwa se numwe ujye ufasha mama Tania bari berekejeyo kureba niba nabura bashobora kuba babona umuti wagira utya ukazahura ubuzima bwa Jaya ndetse na Lydia. Ese umuti barawubonye ntabwo nawe bigeze babona. Niba barawubonye se hasi bahagereye igihe unyemerere inkuru yacu tuyihere kuri Tania ndetse na mama we barimo bagaruka. Tania bari kubwira mama we ati mama mbabariro twari imodoka wihuse gerageza wihute. Maya atari ko se ubundi kuki ibi bigushishikaje ko mbona wataye umutwe neza neza wagira ngo naguri ku ruhande rwanjye. Tania ati mama suko ntari ku ruhande rwawe sinuko ntagushigikiye ariko nanone this is too much. Mama abantu babiri ese ni iki Evan yagukoreye gituma umwanga urwango rungana gutya urashaka kumumaraho buri kimwe cyose akunda? Ubwo nibwo buryo bwiza bwo kumubabaza? Mayati yego ariko byose narabikubwiye ibi bintu njya kubitangira narabikubwiye narakubwiye ngo nzababaza Evan binyuze mu kubabaza abantu bose akunda bose nkabamwambura. Tania ati mama urimo urarengera pe abo bose ushaka kwambura ubuzima ni inzirakarengane. Ikindi kandi na Evan nawe ni inzirakarengane. Mama ntabwo ubyumva. Ubu Evan ari kwishyura amakosa Lina yakoze ariko ubundi mama njye ntabwo numva ikosa Lina yakoze. Reka tuganire nk'umwana n'umubyeyi. Mama ndagushyigikiye pe kandi ndo ku ruhande rwawe. Mu by'ukuri mbwira nirihe kosa Lina yakoze? Ese kuki wumva ko amakosa y'abaraye ari na udatekereza ko y'abaraye ari? Icyambere Lina niwe wagiye gutereta ari nangwa ari niwe waje kumutereta? None se ari niba yaragukundaga abizi neza kuri girlfriend wiwe abizi neza ko mufitanye plan mbese n'imishinga yo kubana kuki yarenza agakunda Lina akarenga akaryamana nawe akamutera inda akarenga akamuzana akamugira umugore hanyuma ukazura ikidobye ahubwo ubwo umunyamakosa hagati yawe na Lina ninde? Mama reka tubabanye kure nibyo uri mama wanjye ndanabigushimira wibare kumbyara kuko iyo bitaza kuba wowe ntabwo nakabaye ndiho ariko nanone nanjye navukiye mu gisebo ni mu gisebo pe ni mu rukundo rw'ikinyoma ndetse no mu rukundo rutanyuze mu muco mucyo pe. Ndase mama wigeze usezerana na data wowe na ari haraho byanditse ko muri umugore n'umugabo reba imyaka mumaze mubana
uzi impamvu nuko nta muntu n'uyu n'umwe ukwemera nk'aho uri umugore wa Ali. Ibaze reba imyaka yose umaze, ntushobora gukandagira kwa Jajya, umuryango wo kwa data ntushobora gukandagiramo, ntiwumvikana na Lydia, ahubwo ubona atari wowe ufite ikibazo. Ariko mama umenye ufite trauma, umenye uri traumatized nkaba ntabizi. Ushobora kuba waragize trauma, ahubwo rimwe na rimwe umenye ujya wicara ukumva wifuje kuba nka Lina, kuko Lina yarakunzwe. Ibaze niba amaze imyaka yose atakiriho, ariko still grandma bose bazi ko umukazana ari Lina. Yego bankunda nk'umwuzukuru wabo, ariko umukazana bemera ni Lina, we ntibakwemera. Ibyo bintu rero byaraje bikuza mu mutwe, wareba uburyo umuryango w'umugabo wawe utakwakira, utanagukunda, utanagupfuyeho, biraje bigutera depression. Sibyo mama? Uba wicaye ukumva wifuje kuba waba nka Lina, rimwe na rimwe uba wumva neza neza wabaho. Mama ndakubeshye. Maya yariyumvira, muri we hakazamuka umujinya, akuzura kamere, akavuga ati Tania, narakubyaye, ariko kuba narakubyaye ntibikuraho ko nawe nagukora nk'uko abandi ndi kubakora. None se wowe uri njye wakora iki? Ngaho nawe ibaze, reba imyaka yose maze muri uyu muryango ndi umukazana wabo. Mabukwe ntiyakandagira iwanjye, data bukwe ntiyagera iwanjye, baramu banjye nta n'uyu n'umwe ushobora gukandagira iwanjye, baramukazi banjye ngo nimbeshyire ngo Lydia we duhora dushondana, nta n'uyu n'umwe wakandagira iwanjye, nta n'uyu n'umwe unkunda, nta muryango n'uyu n'umwe mfite, nta muntu unshigikiye n'uyu n'umwe mfite, uretse ari wenyine, nta wundi muntu uhari unyumva. Hanyuma ubwo wowe uri njye wakora iki? Keretse uwampa ubushobozi umuryango wose nkawurimbura nkawumaraho, mba numva uwampa imbaraga bose nkabihoreraho. Tania ati mama, njya kukubwira ukuri kuryana, ariko kwihanganira. Uzi impamvu grandma na grandpa ndetse n'abana babo batigeze bagukunda? Mama ntagushobotse. Mama uriyumva pe, ntabwo nzi umuntu wagushutse ahari ko mu buto bwawe wari mwiza, hako njye mbona bisanzwe. Ikindi kuba warakundanaga na Ali, ari famous, afite iryo zina, ari umuntu ukomeye, nabyo ubwabyo byaragushutse, ntabwo byatuma guca bugufi. Bambwiye story yawe na Lina, numvise uburyo wamutoteje. Mama washatse igikundiro, ushaka kugishakira mu mwanya w'undi muntu, kandi ibyo ni ibintu bidashoboka. Mama wagombaga kuba wowe, ntabwo byagombaga kugusaba kuba inyamaswa, ntabwo byagombaga kugusaba kugira umuntu banza guhemukira kugira ngo ubone igikundiro. Mama hari ikintu abantu bibeshya, ukiterera ukareba ukavuga ngo runaka ubwo akunzwe, ngahari nimushyira ku ruhande, ngo igikundiro yari afite ngo ni njyewe uzakigira. No, ntabwo byabaho, ntabwo byakundana. Uzi impamvu? we n'uwo muntu muba muri ibintu bibiri bitandukanye, muba muri abantu babiri batandukanye. Imyitwarire, umutima n'ibindi ushobora kuba uri mwiza umurusha, ariko hari ibintu abantu batandukaniraho. Yaravuze ngo umubaji w'imitima ntiyigeze yiringaniza, kandi ibyo ngibyo byari ukuri. Mama Lina rwose yakurushaga ubumuntu birenze uko nanabikubwira,
kuko uretse kuba numva bamuvuga ariko nanjye nkurikije nuko bamuvuga nkareba n'uburyo nawe witwara mama ntago wakundwa nk'uko Rina yakundwaga icya mbere yacishaga amashyi agaca bugufi reba ibintu byose wamukoreye nta na rimwe yigeze asubirikanya nawe nta na rimwe yigeze ahangana nawe ariko we still n'ubu ngubu atakiriho yipfiriye amaze imyaka yose mu gituro aracyaguhangayikishije nk'uhari urumva udafite ikibazo gikomeye neza Rina yanze ko kuva mu mutwe ahora guhangayikishije umenya hari niyo uryamye umurota mama ukeneye kubohoka kandi inzira imwe yonyine ushaka kunyuramo kugira ngo ubohoke rekeraho kwigira ubutari we rekeraho gushaka igikundiro no gushaka kwihorera ibyo byose ubishyire ku ruhande kuko ndabizi byose ukora ntabwo ubikora kubera ko hari ikindi kintu unezezwa no kubona abantu bakubabaje bababara sibyo mama ngira ngo hari niyaza ko bagihari sinzi ntabwo ndi ikintu wakabaye uri kumukorera mama rekura urwango ufite mu mutima wawe kuko ni wowe uri kuvunika iteka nujya ubona uwo muntu wese wanga ameze neza bizajya bigutera ikibazo kandi byose ni amakosa yawe ese basi ntabwo uri kunyumva mama haracyari igihe wahinduka waba mama mwiza Evan wamubera umubyeyi mama wakosora amakosa wakoze please rekeraho gukomeza gukora amabara n'amahano wikomeza kuvusha abantu ngo bambure ubuzima Maya Titania ntabwo ngomba guhagarara bagomba kwishyura buri kimwe cyose uza amajoro naraye ndira uzi inshuro nicujije numva nanjye wasubiza ibihe inyuma nahitamo kuba muri uyu muryango ntabwo nabihitamo pe rero namaze kuwugeramo ntibigeze bankunda nta gaciro bampaye ngomba kubarimbura mpereye kuri umwe paka bose barangiye Tania ati Maya ndabona rero ikintu usigarije ari kimwe cyonyine uzi ko abantu bose bumva wifuza ko bapfa bakava kuri iyi si nibaramuka badapfuye bizahendera wirutse pe kuko tuzajya kubona tubona uraturumbutse urirutse nawe ntabwo ari wowe n'urwango rugukoresha mama ndi ku ruhande rwawe pe ariko basi mbabarira ibi bintu byihorere tuve kuri Maya ndetse na Tania twigarukire kuri Mira ndetse na Allen abari mu marira menshi agahinda ari kose kuvuga byamunaniye ikinigari cyose Mira nawe abari hafi aho ngaho amureba amwitegereza yabuze ikintu n'ikintu na kimwe yamubwira aramwiyegereza akamuhobera akamubwira ati Allen uri intwari ya mama wawe
kandi uri intwari y'abavandimwe bawe. Mama wamubaye hafi mu burwayi bwe, ntacyo utakoze. Waragerageje pe, wakoze uko ushoboye, wamuhaye ibyo wari ufite. Ariko nyine muri iyi si niko bigenda, ndabizi biraryana, ntabwo bikoroheye. Ariko nabura nawe ubwawe iruhukeho. Ugomba gukomera kubw'abavandimwe bawe. Mama aragiye, ariko nubwo agiye ntabwo uri wenyine, turahari ku bwawe. Ari ni byose ababyumva, ariko ntabwo aba ashoboye gusubiza, ahubwo aba ari kurira gusa, ndetse n'amagambo yashize ivuga. Mira akiri aho ngaho, simwihera ko isona, akitaba. Umugabo we Robert umuhamagaye, arimo amubwira ko bagomba kwitegura amasaha make cyane bakagaruka mu Rwanda. Mirahera akamubaza, akavuga ati nose mugabo mwiza, ibintu byose biri ku murongo. Robert ati yego, byose biratunganyije, icyo bisaba icyo ari cyo cyose twagikoze, n'ibiri bubure byose twiteguye kubikora. Byose Allen ababyumva, azunguza umutwe akareba Mila, avuga ati Mila, kubwanjye ndumva byandenze, maybe ndi kurota, ndi kumva hari mama wanjye asinziriye ari bwongera agakanguka, ndi kumva aryamye bisanzwe. Ntabwo nshaka gutekereza ko mama wanjye atakiri guhumeka umwuka w'abazima, sinshaka kubitekerezaho. Gusa ikintu ndi kubona, uburwayi bwa mama bwanyeretse abantu, byanyeretse ko umuryango ukomokamo nangwa se uvukamo ushobora kuguta, ukitabwaho n'undi muntu mudafite icyo muhuriyeho na sano n'iyi n'imwe. Ndebera hano, nta muryango n'uyu n'umwe wo kwa data uri hano, ndetse n'uwo kwa mama. Ariko wowe twahuye mu buryo ntatekerezaga, n'umuryango wanyitayeho, nimwe muri hafi yanjye. Sinzi icyo nzabitura, nta n'icyo nabona nabitura kingana n'ibyo mwankoreye. Gusa honestly, ndumva mama ajyanye n'igice kinini cyane cy'ubuzima bwanjye. Ariko ahari umenya ndi mu nzozi, umenya ndimo ndarota, ibi byose atari ukuri. Birayanga kugira ikintu asubiza Allen, ahubwo akamuhobera, avuga ati Allen, tuza. Ntabwo bikoroheye, nta nubwo kano kanya byahera ko bikorohera.
turebe ko ari ibintu dutunganya amasaha make turaba tuvuye hano. tuve aho ngaho twigerukire kuri ituze. ibintu biba byamucanze byamushobeye, arimo yibaza byinshi, arimo agarura ibihe byiza yagiye agirana na Jaya, akibuka ubwo yamusangaga kumva akamubwira ko atari bumusige, akibuka bakiri batoya uburyo yagiye abana nawe ku ishuri, uburyo yajyaga amwitaho. mbese agenda asubiza ibihe inyuma, yibuka ibihe byiza yagiye agirana na Jaya. umutima ahera ko yibwira, akavuga ati Jaya, uburibwe bwose uri kunyuramo ni ukubera njyewe. ahari umenya ndi ikigwari, ahari umenya ari uko ntinya gufata risk. gusa ndakwinginze komeza urwane n'ubuzima, ndakwinginze mu bintu byose biba bishoboka ntunsige. ndagusabye ntunkore nk'ibyo Lina yankoze ngo nsige muri ubu buzima njyenyine. byose ababivuga ariko abivugana ikiniga, ari nako yibaza ibintu byinshi, avuga atari kundi kubera iki, kuki ari njye uhora mu buribwe, kuki ari njye unyura muri ibi byose. ese mama, nta na rimwe ushobora kungirira impuhwe? ese nta na rimwe ushobora kumana agahenge k'igihe gitoya? nzanyura mu buribwe kugeza ryari? narihanganye, naremeye nigira ikigoryi, nigira injiji, nemera kubaho nshishijwe bugufi. gahari wenda ibintu bizagenda neza, ariko aho kugira ngo bigende neza bikomeje kugenda biba bibi kurushaho. mana ndakwinginze, nibigeraho rukomeye uzampa imbaraga zo kurwana, ndwanye ikibi ndi gushaka ukuri. tuve kuri Evan twigarukire kuri Jaya. Jaya aba ameze nabi cyane, noneho no guhumeka bikagenda byanga. abaganga bari gukora aka na kariya, ariko inyama zo mu nda ya Jaya zose ziba zangiritse.
byose arabireba akabona harimo ikibazo gikomeye. Umutima aribwira akavuga ati biragoye, uyu mwana w'umukobwa ntabwo yabaho, inyama ze zo mu nda zose zangiritse, nta kintu n'ikintu na kimwe dushobora gukora cyamutabara. Arebana n'abandi ba doctor basa n'ubahaye sign ibereka uko bimeze. Bagira gutya akorosa ajya ubona ko basa n'abategereje ko ashira mu mwuka byonyine, nta yandi mahitamo bafite. Hirwa agisohoka akubitana na Evan. Bagikubitana undi asa n'ushatse kumukwepa, ariko Evan akavuga ati nakubonye uncle, ese kuki muri iyi minsi uri kunkwepa? Tujya guhura ukanyura izindi nzira. Why? Anyway, ibyo reka tubyorere. How is Jaya? Ameze ate? Hashize amasaha 2 nta muntu wemerewe kwinjira muri room ye. Twese mwadusohoye. Abenge abo muri famiye ye nta muntu n'uyu n'umwe wemerewe kwinjira. Basa ameze ate? Hirwa ati itoze umbabarire, umenya hari ngiye gutenguha icyizere cyawe. Twe twakoze ibyacu, ahasigaye n'ah'Imana. Evan atugize ngwiki? Hirwa ahera ko yigendera, Evan agasigara abitekerezaho, akavuga ati Mana umbabarire, ntukore ikosa ryo kuntwara uwo nkunda n'umutima wanjye wose. Mu marira menshi n'agahinda, Evan yerekeza ku mva ya mama we. Agera afite uburakari n'umujinya. Akihagera aravuga ati mama, ndabizi neza icyo unyifuzaho n'icyo unyifuriza ni ukuba inyangamugayo pani inkundamugayo. Ndabizi neza iyo uza kuba uri hano wari kumbwira ngo oya mwana wanjye, ariko mama ndabona gukomeza kuba umwana mwiza nta hantu bizangeza. Ndabona gukomeza kwigira nk'injiji, nkigira nk'ikigoryi, bizamara abo nkunda bose. Mama ntabwo ngishoboye kwihangana. Ndabizi neza mu magambo wabwiye Lydia, waramubwiye ngo azantoze ko ngomba kuba intwari, nkanga ikibi ndetse nkabaho mu buzima butarimo guhemuka. Ariko mama umbabarire, ibi ngiye kubirengaho. Ntabwo natuma mama yakomeza kubabaza abantu bose nkunda ndetse no kuntwara ibyo nkunda. Ngiye guhangana nawe, hagati yanjye nawe umwe azapfa nangwa se twese dupfe. Natemera kuva ku izima ngo ampe amahoro, wanareke nabo nkunda babeho,
njye nawe tuzahangana. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Eva niko kafashe icyemezo? Ese icyemezo afashe azagikomeraho? Ubundi se n'icyo agiye gukora? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Warahemutse. Njye nitwa Atete. Inkuru ni njye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.